mugabo tugiye kugarukaho yitwa Salomo. Yayoboye muri 70 ageza muri 30 asimbuye se Dawidi yavutse mu mwaka w'1990 mbere y'ivuka rya Yesu. Yayoboye Yerusalemu by'umwihariko muri Isirayeli, niho yavukiye ayobora na Isirayeli muri rusange. Umwami Salomon yaje gupfa mu mwaka wa 931, bivuga ko ashobora kuba yarapfuye afite imyaka 58 na 59 afiriye Yerusalemu n'ubundi akaba ari naho yashyinguwe. Urabizi ko Salomon niwe uzwi ko yagize abagore benshi kuri iyi si y'Imana. Yagize abagore barenga 700, agira n'inshoreke 300. Yari afite abagore 1000 bavanze arimo inshoreke harimo n'abagore be. Akaba yarabyaye abana 3. Urabizi ko ari mu muryango wa Dawidi, ise yari Dawidi, nyina ari Betisheba. N'umwe mu bami bakomeye batwaye igihugu cya Isirayeli mu buryo butangaje bitewe n'ubwenge n'ubuhanga bidasanzwe yari yarahawe n'Imana. Ubwo yamusabaga kugira icyo ayisaba akihitiramo ubwenge n'ubuhanga nasaba ibindi. Ibi ngibi ushobora no kubisoma muri Bibiliya yera mu mirongo myinshi, mu ngoma, mu bami n'ahandi henshi hatandukanye. Nabahaye urugero yuko abafilosofers barimo ba Socrate, barimo ba Plato, ubwenge bwabo ushobora kuba bwarakomotse kuri uyu Salomon. Ubwenge bwa Socrate ushobora kuba bwarakomotse kuri Salomon. Socrate ni Umugereki, Salomon ni Umunya-Israel, ariko ubwenge bwe niho ngo ba Socrate ushobora kuba barabukuye, nubwo nta bushakashatsi buhari bubihamya byerekana yuko kuko Socrate ashobora kuba yarakomotse cyangwa se afite ibisekuruza kuri Salomon. Ibi byose akaba ari bimwe mu bintu nakubwira muri rusange. Bitewe n'ubwenge n'ubuhanga umwami Salomo yari yarahawe n'Imana kurusha undi mwami wese wamubanjirije mu bamukurikiye. Hari amwe mu magambo akomeye yagiye avuga by'umwihariko, hari ayo yavuze ku bagore, ayo yavuze ku buzima busanzwe, ayo yavuze ku ngeso z'abantu. Ibi byose ushobora kuba wabibona no muri Bibiliya. Bibiliya nacyo ni kimwe mu bitabo tugenda tugarukaho cyane hano mu nzu y'ibitabo, ko ni kimwe mu bitabo bisurwa n'abantu benshi cyane ku isi, byasomwe n'abantu benshi cyane ku isi, bifite n'amateka atangaje. Niyo mpamvu naha mu nzu y'ibitabo tutagomba kubirenza ingoyi. Turi kumwe na Furaha, reka tugende n'amagambo yavuzwe n'umwami Salomo. Umwami Salomo yigeze kuvuga ku bagore ngo umugore w'ingeso nziza abera umugabo w'ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiba kiri mu magufwa y'umugabo. Urumva iryo jambo? Umugore w'ingeso nziza ashobora kubera umugabo ikamba, ibaze umugabo yambaye ikamba, ariko umugore mubi ashobora kuba ikimungu noneho kigera no mu magufwa no mu musokoro. Uyu mugabo yigeze kuvuga ngo ikintu cyose kigenerwa igihe cyacyo, n'icyagambiriwe munsi y'ijuru cyose iyo gifite umwanya wacyo. Niba waragambiriwe ukaba uri munsi y'ijuru, menya ko ufite igihe cyawe, ufite n'umwanya wawe aho uri. Ubwo ngubwo nyine umwanya wawe ugomba kuba uteganyije. Ufite n'igihe wabayeho uzageraho unaveho, ntagahora gahanze. Gerageza ukoresha igihe cyawe ukigifite, kubera ko hari igihe nyine uzaba utakigifite. Bizabaho. Koresha igihe cyawe mu gihe ukiriho, ibindi biharira Imana. Uyu mugabo yigeze kuvuga ngo ndetse n'umupfapfa iyo acecetse bashaka kugira ngo ni umunyabwenge. Guceceka ni nyina w'ubumenyi bwose. Buriya n'umuntu w'umupfapfa, umuntu wa fake, umuntu w'injiji, umuntu ufite ubwenge buke, aramutse yicecekera abantu bashaka kugira ngo afite ubwenge. Guceceka ni umwitozo ukomeye cyane ushaka kuwagufasha kubaho mu buzima abantu batagusobanukiwe. Niba nta kintu ufite gihambaye cyo kuvuga, jya wicecekera. Uyu mugabo yaravuze ngo ntugakundire akanwa kawe gucumuza umubiri wawe wose. Buriya akanwa kawe ujye ukarinda kuba kacumuza umubiri wawe wose. Abantu benshi bacumuzwa n'akanwa, umubiri nawo ukabigenderamo. Ushaka gusanga umubiri wawe ubayeho nabi kubera akanwa kawe n'amagambo akuvamo. Ushatse rero wajya wicecekera. Umwami Salomo yaravuze ngo ababiri baruta umwe, kuko babona ibihembo byiza by'imirimo yabo. Iyo baguye umwe abyutsa mugenzi we, ariko uguye ari wenyine utagira umubyutsa aba abonye ishyano. Akenshi mu buzima ushaka kugira ikintu ugeraho, gerageza n'ubenya mwigendaho, korana n'abantu nibwo uzagera kure. Uyu mugabo yaravuze ngo kubana n'umugabo ugucyurira akanagucyuriraho abandi bagore buri munsi byarutwa ukagwa kwishyiga, aho kubana n'umugabo w'umusambanyi ugusambaniraho byaruta ukagwa kwishyiga. Ibyo ni Salomo wabivuze. Yaravuze kandi ngo umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu ararusenya. Buriya umuntu wese usenya urugo kuri Salomo ni umupfu. Uyu nguyu wibuke yuko niwe muntu Imana yahaye ubwenge. Murabizi yuko Imana yamusabye yuko yagira ikintu ayisaba ubwenge n'ubuhanga.
yacaga abagore babiri bari kurwanira umwana. Salomo ukuntu yabigenje murabyibuka cyane mu mateka ya Bibiliya cyangwa se mu mateka yanditse muri Bibiliya. Uyu mugaraza ngo nicyo gituma mbona yuko nta kirenze ibi umuntu kunezezwa n'imirimo ye, ibyo nibyo mugabane we. Ninde wamugarura ngo arebe ibizaza mu nyuma ze? Nta muntu ushaka kureba hazaza. Imirimo wakoze none reka ikunezeze, ibindi ntabwo ari ibyawe, ejo ntuzi niba uzanahageze. Uyu mugaraza ngo kubana n'umugabo ukubwira amagambo meza hanyuma akayabwira n'abandi bagore byarutwa ukabana n'umuntu utavuga, ukabana n'ikiragi. Aya ni amagambo yavuzwe n'umwami Salomon. Yaravuze kandi ngo nta muntu ufite ububasha ku mwuka we kugira ngo awihumurize. Nta bubasha afite bwo kwimira umunsi cyangwa se kwimura umunsi wo gupfa. Muri izi ntambara nta gusezererwa kubaho, kandi uwitanze gukora ibibi ntibizamurokora. Nta muntu umwe ufite ububasha ku mwuka we. Ntushaka kuvuga ati ngenzi afite igihe n'iki, nzarekera guhumeka igihe n'iki, nzakomeza muhumeka. Umwuka wawe wagushizemo, ubwo nyine iherezo ryawe rizaba ribaye. Mu gihe rero igihumeka, koresha icyo gihe ugifite ugihumeka. Uyu mugaraza ko mu gakinga k'urusengero biruta kubana n'umugore w'ingare mu nzu nziza. Kubana n'umugore mubi mu nzu nziza nka zira za Nyarutarama byaruta ukibera muri ghetto cyangwa ku gakinga k'urusenge wenyine ukibera mu iteme wenyine. Uyu mugabo yaravuze ngo ibyahozeho nibyo bizongera kubaho, kandi koko murabibona ibintu byahozeho kera nibyo biri kugaruka, kandi byakozwe nibyo bizongera gukorwa. Nta kintu cyadutse muzabona munsi y'ijuru, nibyo ibintu byose byahozeho nibyo bigaruka. Yigeze kuvuga ngo byose ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ibyo umuntu agokera byose akiri mu isi bimumarira iki? Abo ku ngoma imwe barashira hakaza abandi, ariko isi yo ihoraho iteka. Byose ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ibyo umuntu agokera byose akiri mu isi bimumarira iki? Abo ku ngoma imwe barashira hakaza abo ku yindi, ariko isi ihoraho iteka ryose. Niyo mpamvu guhora urakariye isi nawe ubwiye yuko ni umukino utazigera utsinda. Iri ni ryo jambo rimwe rizaduherekeza muri uyu mwaka wose mu nzu y'ibitabo. Guhora urakariye isi ni umukino utazigera utsinda. Waje usanga isi uko izagufata kose ari nawe uzaba wabigizemo uruhare, ariko uzanayisiga. Niyo mpamvu isi yo izagumya ibeho. Gerageza uyiprofite niba uyiriho, uyibeho basi uyibeho wishimiye kubaho. Salomon yaravuze ngo byose ni ubusa, ni nko kwiruka inyuma y'umuyaga. Ibyo umuntu agokera byose kuri iyi si bimumarira iki? Abo ku ngoma imwe barashira hakaza abo ku yindi, ariko isi ihoraho iteka ryose. Irindi jambo Salomon yaravuze ngo utihutira kurakara aruta intwari, kandi utegeka umutima we aruta utsinda umudugudu. Gerageza ntukajya wihutira kurakara, kuko ikintu cyose wakoze urakaye akenshi kiba kibi kuri wowe no kuba ugikoreye. Afazari wakwituriza ibindi ukabiharira Imana. Uyu mugabo yaravuze ngo kwibera ku gasozi kadatuwe kuruta kubana n'umugore w'umwaga utera intonganya. Wa mugore uhora usakuza mu rugo, ufite intonganya mu rugo, aho kugira ngo ubane nawe wakwigira kuri mo Kigali ahantu hadatuwe ukibera iyo ngiyo. Nuko Salomo yizeraga. Uyu mugabo yaravuze ngo ku munsi w'amahirwe ujye wishima, no ku munsi w'amakuba ugitekereza yuko Imana ariyo yaremye byombi ikabibangikanya, kugira ngo umuntu atazabona ibizaba mu nyuma ze cyangwa se ahazaza he. Buriya ku munsi w'amahirwe ujye wishima, no ku munsi w'amakuba ujye utekereza yuko ari Imana yabitekereje cyangwa se yabipanze. Kubera iki Imana yabangikanyije umunsi w'amakuba n'umunsi w'ibyago? Ibyo byose biri mu mugambi w'Imana. Ntawamenya kuba ibyago ufite ari umugisha cyangwa ari ibyago. Ntawamenya niba ibyishimo ufite cyangwa se success ufite ari umugisha cyangwa ari ibyago. Byose ni Imana ibizi. Rero ku munsi w'amahirwe ujye wishima, no ku munsi w'amakuba ujye utekereza yuko Imana ariyo yaremye byombi ikabibangikanya. Salomo yavuze amagambo menshi. Iki ni igice cya mbere. Igice cya mbere nasorezaho nuko yavuze ko ibi byose yabibonye mu minsi yamaze y'imfabusa. Habaho umukiranutsi ukenyuka kandi akiranuka, habaho n'umunyabyaha uramba kandi akora ibibi. Ntuzatekereze yuko kuba ukora ibyiza gusa ari byo bizatuma uramba, no. Kubera
kubera ko Salomo yarabibonye mu myaka yose yabayeho, abona yuko ushobora gukiranuka ugakenyuka. Uzareba abantu beza nibo bapfa, abantu babi ntabwo bapfa. Hakabaho umuntu w'umunyabyaha uramba agakora ibibi akabaho ku isi ntabwo iri feya. Ibi ngibi ujye uhora ubizirikana. Mu minsi yose Salomo yamaze y'imfabusa yaje kuzirikana yuko habaho umukiranutsi ukenyuka kandi akiranuka, umuntu akabaho neza agafasha abantu, ariko bikarangira apfuye nabi. Aho ugasanga umuntu yabaye ruharwa, ni mubi, yakoze ubugome bwinshi, abayeho imyaka za nyagateke, ari isi, ari imyaka yiyongeje iyindi. Salomo yabibonye kera yuko isi itari feya. Isi ntabwo iri feya, ujye uyibaho uyifera. Isi yibeho igiprofite mu gihe uyiriho, kubera ko ntabwo izaguturiza, nta nubwo izakugirira amahirwe. Ni ukuvuga niba uyiriho, menya yuko isi ugomba kuyiprofita kurusha uko iguprofita. Niko bigenda, n'ubundi bizarangira ari urugamba utsinzwe. Uyu mugabo yaravuze ngo umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu iri ku zuru ry'ingurube. Fata izahabu urishyire ku zuru ry'ingurube. Ameze nk'umugore w'uburanga ariko utagira umutima. Uyu mugabo yaravuze ngo umutima w'umukiranutsi utekereza icyo uri busubize, ariko akanwa k'umunyabyaha gasesagura ibigambo nta kintu na kimwe gatekerejeho. Aya ni amwe mu magambo yavuzwe n'umwami Salomon mwene Dawidi na Betisheba. Uyu ni umwami wayoboye Isirayeli, wabayeho mu myaka ya za 990 mbere y'ivuka rya Yesu. Aba ba Sokrate baje inyuma, baje muri za 400. Urabizi ko kera babaraga basubira inyuma. Aya ni amwe mu magambo rero akomeye yavuzwe n'uyu mwami. Mu minsi iri imbere nzabagezaho igice cya 2, ariko munabyifuza nazabibagezaho ku munsi w'ejo. Mfite amagambo menshi yavuzwe na Salomon, menshi cyane, arenga 1000. Ni menshi.